Uragera nk'ibisanzwe na Mungu wanyu mukunda Amuza TV show. Ubakunda cyane abari hanze bari mu gihugu cyacu amuri Imana akomeza bane. Uzandi kubona abahungu bafite impano bake cyane abahungu b'abanyarwanda. Ndabona mukeze hatari. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Byose bagabara mu mbwiza ukuri. Iyi mpano mwayisanze mu nka byose bibarimo cyangwa mwagiye mu ishuri murabyiga. Byaje gute? Ukuvuga ngo iyi mpano ituruka kuri mama wacu. Tubona turavukana turakurikirana je mukuru. Patrick agakurikira. Abundi kavukira ni he? Hano bita Karongi. Ikarongi? Karongi ntago ari kure. Nubwo nazi njya mumva ariko ntago ari kure cyane. Ntago ari kure. Ariko nyine mubikora mubikunze nta kibazo. Tubikunda cyane ahubwo biri no mu maraso. Ariko ibi bintu ngifite amatsiko. Mujye mugira mukabona harimo akagati kari kuzamo cyangwa harimo ibintu by'amaguru. Umuntu hari inyungu iri kuzamo. Uko biri ntacyo dushinze Imana kuko aho twavuye niho kure aho tugeze ni fresh. Murabona biza batunga kabisa. Biradutunza. Rero abantu badukurikiye urumva bafite amatsiko mufite indirimbo zanyu cyangwa mujya mukora indirimbo za challenge z'abahanzi. Ukuvuga ngo dufite indirimbo zacu twihangira ku giti cyacu tukagira neza karahanyuze z'abahanzi b'iki gihe dusubiramo nyine bitewe nuko abafana bagenda badusaba. Njye none ufite amatsiko ndashaka ko mu indirimbo zanyu mukadona indirimbo z'abandi mujye musubiramo na karahanyuze none abasaza bacu bakunda cyane baba papa batubyara cyane bara mwakubitere kabisa twe turi tayari. Mukobwa mwiza Laila, I love you Laila, so beauty pretty Laila. Mukobwa mwiza Laila, I love you Laila, so beauty pretty Laila. Oh Laila, my love, iyo mubuzu kanyakanya rwose buricanga. Laila, my love, iyo mubuzu kanyakanya rwose buricanga. Laila, my love, you mbabarira kumanire. Laila, my love, you mbabarira kumanire. Laila wenyine ubatwa kwibera babiri akaca kimuka rimaze tukajya ibicu ukundura n'izubonesha kurusha ukwe zizirinde kucabuza ibindi bizazana maze njyewe nawe twibereye bizijya unyicira akarisho nagendeho umusekera hagati yanjye nawe nta kibazo kirimo umutwe ukimanuza mu mubiri wa iyo mubonye twagumana buri mwanya twagumana buri mwanya mwose unyuzemo n'abakwibazaho kubera imico ifite n'uburanga budahigwa abenshi bazika amazina yawe ari keza nyamara bareke bakwite baza kwitirira uzirinde kucabuza ibindi bizaza nyuma. Laila wanjye undutira benshi kamo bebe mukobwa mwiza Laila, I love you Laila, so beauty pretty Laila. Mukobwa mwiza Laila, I love you Laila, so beauty pretty Laila. Laila, my love, iyo mubuzu kanyakanya rwose buricanga. Laila, my love, iyo mubuzu kanyakanya rwose buricanga. Laila, my love, you mbabarira kumanire. Laila, my love, you mbabarira kumanire. Uraturikije we mukomeze inzara yacyahari muranyemeje rero ariko ebana inzara yacyari yose ndashaka mubasani bo mu Rwanda mukunda reze nanjye nkunda kuba afite umuhanzi nkunda uri ku mutima nawe ufite umuhanzi ukunda twese ntabwo dukunda kimwe mundebera umuhanzi mukunda cyane mwemere bari ku mutima mubitere kabisa eba tayari ese bebe tayari urabizi ese bebe urabizi ukuntu mukunda Yesu uraruzi nakuzani nabona warupima kete kanje fight for namara zose nyawa ngo fight for just says if you're ready for baby if you're ready na get me ready ni tayari
murangireje kabisa none se zimana zanyu n'izanyu ibi mwibitseho twibitseho ibi ngibi kabisa banyarwanda kazi abangu bafite impano murabona ko mugomba kubafasha n'abana bakishakisha sibyo turabakunda cyane ariko hari ikindi cyambere cyakubisabira sibyo mujye kwerekeza mukomeze mujye guhiga ariko hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda nabahanzi muba mufite indirimbo zabo mukunda mujye mudukubitire ko namwaduye indirimbo imwe mu Rwanda mudeni yanyu ko muragiye kuduya hanze mwizeye mujye mudukubita kandi karimbo kanyu mujye gusohora gashyashya kugira ngo bakomeze bumve umunyu kabisa n'urusenda kugira ngo bakomeze bashake ko munaza no gutanga nimero zanyu ko abantu bashaka kubatera inkunga bari kubareba kuri Amuza TV show nanegera bavugire ko u Rwanda rushaka abahungu bakora amaboko mu mifuka bagakora ntabwo dushaka abantu bagira bazirira bibisamba dushaka abantu bafite imbaraga mu kubaka igihugu cyanyu mujye mudukubita agapera ku ndirimbo yo hanze sibyo kugira ngo mwumve yuko n'ubundi impano ari hanze y'igihugu ari mu gihugu hose ko dukoraho Kasongo yeye mbari nanga kasongo mbona wewo songari bana kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye mbari nanga kasongo mbona wewo songari bana kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye mbari nanga kasongo mbona wewo songari bana kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye mbali nanga kasongo mbona wewo songari bana kasongo yeye kasongo mbona wewo kasongo yeye kasongo mbona wewo muranyemeje rero zabure bahungu mutumye ndira man ibyishimo birandenze wallahi none se ibintu ni ibyanyu se ntago yibaho man basi ko mutumye ndira none reka nze rero abasaza nkunda cyane hari umuhanzi nkunda w'umunyarwandakazi kuri indirimbo za cyazi umuco bita Kamariza indirimbo ya Kamariza nishe ko nk'umute ebyiri zonyine ebyiri zonyine za Kamariza babungoye kabisa nakandi kandi se kiwe ndashaka tubiri
Umuduri Boys. So dushaka mu birori byawe, dushaka kwishimana mu bukwe, muri anniversaire turakora, rero yakirahari bayitanga kandi no kuramuza TV show nibuke gukora subscribe kugira ngo twese dukomeze dutere imbere. Evan mukoreshe ya buri kimwe cyose turahari ku bwanyu kandi kudufana n'inkunga yanyu. Aha marakoze cyane kwitabira Muza TV show, murabizi ko mbakunda cyane, rumva mbafite ku mutima, baturanye bose bakunda. Imana ikomeze bane namwe. Ciao ciao.